gukuramo iyi video. Hano mbazaniye uburyo wareba igikombe cy'isi bitagusabye kuba urabona ko dukomeza iyi video yamanzure ko kandi subscribe niba utarakanda subscribe kuri Uziel Tech Rwanda ugomba cyane ngwino ukande subscribe uze ukande like kugira ngo iyi video uyongerere imbaraga ndetse ugire n'ikintu wandika muri comment uvuga ku bintu by'izi video cyangwa se niba ziba zagushimishije gira ikintu usiga muri comment. Hari abandi bajya bagira ikibazo cy'uko video zitagaragara, iyo video zitagaragara urazamuka hano hejuru hejuru abara akamenyetso ka setting ndakeka muri kubona uza kwakara akamenyetso ka setting ko hejuru ukagakandaho gutya. Aba bantu bagira ikibazo cy'uko video zitagaragara neza uhita hano handitse quality, iyo uje hano handitse quality cyangwa handitse quality ndagira kuri step by step ukaza hano hasi handitse advantage ahangaha ndakeka muri kubabona ahangaha handitse advantage, iyo uje hano handitse advantage dore ahantu video zawe igaragara neza byibuze mu gihumbi 800 no muri 720 nibwo video igaragara neza, ariko by'umwihariko muri 1080 nibwo video igaragara neza. Twakomeje hari abantu benshi nyine duhura n'imbogamizi z'uko wenda tudafite canal prise mu amahome cyangwa se n'ahandi hantu ushobora kuba uturanye n'akabari cyangwa se na hoteli zifite canal prise, ariko kugira ngo izo hoteli ube wabasha kuzijyamo nuko bisaba kuba ufite amafaranga nyine ukagura akantu kareba igikombe cy'isi. Ariko mbazaniye uburyo tugiye gukoresha application, tugiye kujya tureba igikombe cy'isi kuri application. Icyo usabwa ni ikire, icyo usabwa ni ukuba ufite telefone na internet yawe. Ntago bini impamvu uko ndi kugenda amanuka kuri YouTube wenda no kugira mbanyuriramo mwirebera utuntu duke, ariko ntago turi bukoreshe YouTube ko YouTube ntago waca ntago biba biri live neza nyine, ahubwo turakoresha application mwereka uburyo twareba iki igikombe cy'isi. Application turakoresha sorry ngiye kwereka uburyo twareba iki igikombe cy'isi. Ba bantu mugira ikibazo cy'uko mudafite canal prise, mutafite ubushobozi bwo kuba mwagura abonema, mudafite televiziyo enkara, muturanye n'utubari ariko murobora cyangwa muturanye no mu rugo rw'umuntu, icyo kibazo cyakemutse. Hari ukuntu uba uturanye no mu rugo rw'umuntu ariko utajya kubyutsa abantu, ukubona ko nk'iyi mikino ahanini usanga nyine iyi mikino mukono ko iri kuba nijoro gusa, nyine igikombe cy'isi abakizi imikino ikunda gucaho nijoro, ntago wajya mu rugo rw'abandi ngo buke mu gitondo kiriyo. Hari imikino igutangira saa moya ikarangira mu masaa 3 nashidikanye itari gutangira mu masaa 2 ikarangira saa 4, hari iri gutangira saa 4 ikarangira mu masaa 6. Urumva nyine ntago saa 6 waba ukiri mu rugo rw'umuntu. Ugiye kwereka uburyo nawe uzajya wirebera igikombe cy'isi ukoresheje telefone yawe na internet. Abazakubesha ngo nawe uzakoresha internet, ibyo no kubesha ahubwo ukoresha internet. Rero icyo ukora uraza muri Play Store yawe, ndagenda kuri step by step, uraza muri Play Store yawe, udownloading iyi application yitwa, uraza hano muri search za application zawe udownloading application yitwa Roro Football. Uraza searching iyi application yitwa Roro Football, ngiyi kimara kusearchinga urabikandaho gutya Roro Football. Kimara kugera kuri page gutya urayinstara, ukimara gukanda install urakanda open, urakanda hari uburyo haraza enable. Muranyihanganira rero mwaruno rubuga mwimbere no kuvuga ngo mwaruno rubuga mwimbere ntago umuntu ashobora gufatiramo screen recorder, hagiye hazamo ikintu cy'ikibara cy'umukara, ariko uragenda nyine ubona step by step z'ukuntu ibintu bigiye bimeze, uko ugenda ureba step by step z'ukuntu ibintu biragenda bigira ute bikogwa. Uragenda hari ubwo urabonamo nyine barahita bakwereka amasaha, bakwereka n'amakipe, wenda urugero Arsenal wenda yakina Manchester. Ntago ujya nkunda gukurikira ibintu bya football cyane bya hafi, nyine ntago ndi umufana nyine wa football bya hafi nkubwira amakipe ngo iyi ngo irakina niyi gusa. Nyine wowe usanzwe usobanukiwe n'iby'amakipe barakwereka igihe amakipe arakina, bakwereke n'uburyo ayo makipe azagenda agira ute n'uburyo ayo makipe aragenda n'amasaha arakiniraho. Bakwereka amakipe azakina ejo, bakwereka azakina ejo, bakwereka n'azakina ejo bundi, gutyo uragenda ubibona muri urubuga. Niba nawe wari uhangayikishwe rero n'ikibazo cy'uburyo wareba igikombe cy'isi, nta kintu ntazabakorera kuri uyu muyoboro wanyu wa Uziel Tech Rwanda. Icyo usabwa rero weho ni ugukanda subscribe kugira ngo uriko twauploadinze video ujye ubona notification mu wa mbere, gutyo rero ubashe kuba wagira ute wajya wajya ukurikirana imikino cyangwa se n'ibindi bintu nababwiye ko hano kuri Uziel Tech
Tech Rwanda tuzahigira ibintu byinshi cyane byatubyarira ibintu byinshi byatubyarira umusaruro. Urabona ko nk'ibi ngibi ni akantu nyine ka football ninjiyemo kugira ngo mugire muba mukareba mu gihe nyine mba nabasobanurira, kuko nagiye kureba video nari narikodinze nsanga ntago amashusho agaragara kuko humvikana amajwi gusa, nkata amajwi neditingiramo kano video. Urabona hano ni abantu bari muri stade nyine, urabona ko ari stade irenze byatari mwagara mu stade gazwi abantu bakina football cyangwa se abantu b'abafana ba football babazi nyine, stade zirenze ku isi, amakipe arenze, ibintu nyine byose bijyanye n'iki, ibintu byose bijyanye na football. Reka nzero mbarekeremo kano ga football mwe murirebera, mudacikwe na video y'ubutaha.